ibihe byiza kuri udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi, ni by'agaciro komeza dukurikirane, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza imari nziza cyane uko bwije nuko bukeye. Uzajya uzibona hano kuri YouTube channel yacu yitwa Nzori Market. Ndetse nkomeje kukwifurira imigisha ndetse n'amahoro mu byo ukora byose. Komeza kugubwa neza rero. Twebwe twitwa Nzori Business Group Limited, tuba tugufitiye imari nziza cyane, yaba inzu zikodeshwa, inzu zigurishwa, ibibanza ndetse n'indi mitungo yose itimukanwa. Uramutse ushaka kimwe muri ibyo nkubwiye cyangwa se amashyamba, watugana ubundi tukakurangira ibyiza cyane ndetse ku mafaranga makeya cyane. Uramutse kandi ufite umutungo ushaka kugurisha, nabwo watugana tukagushakira abakiriya bawugura mu gihe gito cyane. Uyu munsi rero nkuko uri kubibona ku mashusho, tugufitiye inzu igurishwa ariko ntabwo iruzura neza nkuko muri kubibona, ariko ni inzu nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho ndetse ikoreshejweho n'amatafari ahiye, yubatswe n'amatafari ahiye ndetse n'amabati ayisakaye ni original cyane. Iragurishwa rero, irereye ku Gisozi mu kagari ka Musezero, iri hafi ya kaburimbo neza, hafi y'ishuri rya Rozirondel. Ifite ibyumba 4, ikagira salo nini, ikagira salamanje, ikagira na cuisine ndetse ikaba ifite na toilette 3. Ikindi kandi ifite na cortire nkuko muri kubibona, iri mu gipangu. Ikindi kandi inzu ifite annex imeneye dari, aho ushobora gutereka ibigega by'amazi. Ibi byose nkuko nabikubwiye nyine mbere, yubakishije amatafari ahiye ndetse ifite n'amabati ya original. Ikindi kandi iyi nzu iri mu kibanza kinini gifite metero kare 420. Igiciro cyayo ni miliyoni 33, ariko zishobora no kuganirwaho. Bityo rero watugana tukaguhuza na nyirayo, ubundi mukaba mwaganira, akaba yakukuriraho amafaranga make cyane, ubundi mukagura. Inzu ni nziza cyane, ntabwo isaba ibintu byinshi cyane kugira ngo yuzure, kandi iherereye ku Gisozi, quartier nziza cyane. Ushaka ibindi bisobanuro kuri iyi nzu, wabagara 07888679 cyangwa se 0782230123. Ushobora kandi no kudusanga aho dukorera, ni ku Muhima hafi y'inyubako yahoze ikoreramo Yamaha, neza ugeze kuri feruje zo ku Muhima uhita ubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Aho ngaho niho dukorera, niho dufite biro, niho wadusanga, ubundi tukakwereka n'indi mitungo myinshi tugiye dufite. Ushobora kandi no kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu, haba kuri Twitter, Instagram, Facebook ndetse na YouTube, wanditse Nzori Market. Dufite na website ariyo wa3.nzori.rw, nayo wayisura, ubundi ukagenda ubona indi mitungo myinshi tugiye dufite. Sharing iyi video nubyibagirwe, wereke inshuti n'abavandimwe. Ikindi kandi ntibagirwe gukora subscribe kuri channel kugira ngo izindi nzu zose tuzashyiraho cyangwa se n'imitungo yose tuzadushyiraho uzajibona mu mbere 5 kuri 5. Twitwa Nzori Business Group Limited. Ni kazi cyane, umukiriya ugeze iwacu yakirwa nk'umwami.